nimba ntacyo wampa ntacyo ufite nta muntu muziranye nta nzego za leta ibi bintu igenda bivuga ubu nta muntu w'umuyobozi wabyumvishe wenda ngo abigire ibye amaradiyo yavugije uko ashoboye televiziyo zaravuze ariko indwara ntikira avuga ko gukira mbone ikomera ikintu mbwiye abantu munkurikiye nkoze iki kiganiro mbabaye natekereje cyane buri cyo gukora ariko nanone nta kundi kankomeze indwane ninanirwa nibura iyi video umuntu uzaba warayibonye azamenye ko nari naratabaje mbere yo kunanirwa ndacyakora uko nshoboye ku mashuri abana barampamagara ubu aba bana bamaze gukura bazabona izi video bibatera ipfunwe ariko nikisimeze nta kindi nakora ntongere mbivuge akaboko gakomba gahora gahese ntago mushobora kuzabona ibintu mwaho umuntu ngo bimunyure uyu munsi rindira sari gushimira abantu bamuhaye ejo azagaruka niba tuzi neza ko Theo Bosebabireba afite amazu agera mu 10 hari ku Gisozi y'ubucuruzi akodeshwa ayo nama makuru ngewe nzi mfitiye nibihamya kuko hari umugore babyaranye umwe ntashatse kuvuga izina byagezeho bajya kuregana mu gihe bagiye kuregana ashaka indezo y'umwana babyaranye bamusaba ko yatanga umuryango umwe muri izo nzu zo ku Gisozi afite kugira ngo iyo nzu igivamo amafaranga atunga uwo mwana barayimuha ariko hashize iminsi bibi by'urwiyerurutso biza kurangira yanzu bongeye barayimunyaga ayo nama makuru mbanzi none muri izo nzu 10 afite ku Gisozi yarazigurishije ese izo nzu afite ku Gisozi ntago zinjiza amafaranga tuzi neza ko Theo mu bana bose yabyaye mu bana bose afite hanze mu Gasozi abafasha n'imbarwa n'uyu mugore ari gusabira ubufasha ntago babanaga mu nzu amusanze kubera akazi neza ko yarwaye yarafite undi mugore bari kubana mu nzu kuko aho bwije ari ni harara kandi abo yateye inda yarabaretse kandi ndiko kubwira ngo aho bwije ari ni harara aya ariko kizo oya mwagiye nimba Theo ku mugani w'abantu bandika commentaire niba udashaka kumuha nyine ndi kukubwira kizo reka abandi bamu mwagiye mureka ingaruka z'ibyaha igihe cyagera zikabagaruka utekereza ko uzanywa inzoga wihishe hanyuma ngo ntigutamaze wowe uraza kwigisha abantu ngo kunywa inzoga n'icyawe warangiza ukayinywa wihishe ni gute mwiyumvisha mw'abastari mwe bo mu Rwanda ni gute mwumva ngo kuba muri abastari bizatuma muza gukama abantu ntago bibaho ubwo bustari bwabamariye iki amafaranga mwakuye mu bustari bwanyu yamaze iki ahubwo kubura umustari nibyo bituma byarakwishe bikaza gutuma urya nk'inzi hiye bikaza gutuma ubura amafaranga yo kugira gute yo kuba wakwikura mu kibazo runaka nge nababwiye ijambo rimwe abafite ibibazo bose bazajye baza ku mbuga nkoranyambaga basaba ubufasha ku isimbi kino kiganiro akozeyo ejo bundi iki ngiki akozeyo nyine ari kuvuga ngo ndi gushimpa abantu bamaye gutya na gutya ni hari hashize ikindi kiganiro hari hashize icyumweru akozeyo ikindi kiganiro kandi icyo kiganiro yarakozeyo atari kuvuga ko nta kibazo umugore we afite none se nimba atari yo content bariho noneho muri makeya biba bishatse kuvuga ko Sabe we yateguye akavuga ati uyu niba ubushize waraje uri kuvuga kuri ibi ngo none uvuga ko umugore wawe arembye agiye gupfa baguha amafaranga muri make ushatse kuvuga ko ari Sabe wabiteguye ese ubundi uwo mugore ari gutabariza ari kuvuga ngo ugiye gupfa ngo nibamuha ubufasha njyewe ubwanjye Theo Bosebabireba nashaka azaza bivuge cyangwa se azaza angira umusazi njyewe hari ahantu merutse kumubona agiye gushyingura yararembye bingana iki ku buryo agira imbaraga zo kujya gushyingura ntago umuntu yarajya gushyingura namubabwira ariko naramwiboneye n'amaso yanjye kuko umugore Theo Bosebabireba ndamuzi agiye gushyingura none ndi kubahereza n'izindi ngingo ejo bundi hashize icyumweru kimwe hashize iminsi 7 akoze ikiganiro ku isimbi avuga ku bintu bisanzwe none muri iyo minsi 7 ishize umugore ararembye arapfuye ku buryo aza kuvuga ngo ni mu mpereza ubufasha bw'amafaranga ngana gutya na gutya kandi si no bwambira asabye ubufasha ese izo nzu 10 afite ku Gisozi abapangaye bose bashizemo ntago bakimwishyura amafaranga iyo botike ishinzwe ejo bundi irahiye abana bose afite abarihiriramo minerivare ni bangahe kuko nzi neza ko arimo arabemera pe ntajya hakana ko yabyaye ariko ikibazo no kugira gute bura kwemera ko yabyaye ni kimwe none no kurera ni ikindi kuba warabyaye nturere nta kintu biba bimaze ubure nk'inzoka nta kintu biba bimaze rwose kubyemera uti nge narabyaye mfite marine hano Nyabugogo mfite marine mu mujyi ibyo cyo ni kimwe no kubivuga uti narabyaye mfite abanyeshuri biga kubiga ibi nibi
n'ikindi uriya mwana yararwaye araremba yigeze amuha n'inusu y'isukari. wabimenya ute se wowe wenda bihanyine uriya mugore we turavugana turaziranye Rose yigeze amuha n'inusu y'isukari ahubwo niyo amwohererezaga amavoice note amubwira ngo nzakuvuma ngo ngenda vuma ngo nge Theo Bosebabireba mu mutinye bwiwe hari amavoice note ahari yivugira ngo nge hari abantu navumye barapfa ibaza umuntu uvuma abantu bagapfa. Ese reka nkubaze abasitari bo batanga iki? bo ibyishimo yararirimbye indirimbo zo parazibyinnye oya gra ibyishimo se mu buzima nibyo byonyine babikenewe. none iyo wishimye nta kibazo uretse ko abasitari bo nta n'abasitari tunafite no mu Rwanda. Theo yabaye umusitari bro. Theo yabaye umusitari nabo ba Israel mbonye uvuga nibyo bakora byose nibyo bakora byose babikora mu buryo bw'uko babifitemo izindi nyungu ntago babikora mu buryo bwo kuba bavuga bati tugiye gukora igikorwa by'ibyo Imana izabiduhera umugisha oya. Sindi buriya Rose ya Murongo yujuje imyaka Rose 18 buriya yarayifite tubijyamo ze ntago tubigiyemo ariko ntago nakereza ko yarayifite rwose. wabara ukareba uriya mwana ni mukuru kandi Rusi nuko agaragara aracyari mutoya ashobora kuba imyaka ntayo yari afite. oya aho twari tugiye kuzura kaboze kandi bishobora kurangira nabi ahubwo njye ngira ikibazo Kizo ipaya. Yes, reka mbasuhuze mbifuriza kugira ibihe byiza mwese mukomeza gukurikira ibiganiro kuri Kizo Empire mbahaye ikaze mwe tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ngiye muri kumva ni Kizo nk'ibisanzwe imbere ya kamera n'ubundi ndi kumwe na mugenzi wanjye Grace. Reka rero ntangire muha ikaze. Grace ndakwakiriye. Urakoze cyane. Yego meze neza? Meze neza ndashima Imana. Ndabona wikohoye. Ngiye nkunda kuba ameze gutya kuko hariho izuba ryinshi ikirere kirashyushye imvura twarayibuze sinzi ukuntu byagenze. Inesi iyo biruta n'isengero ukayikora ahubwo nibyo byari kuba byiza kurushaho ariko nuko nguko nta kintu bitwaye. No detindejwe no kuzimya kamera kubera ko uko byagenda kose icyo cyere byibura cyapfuye kugabanuka ariko sinibaza ko muri iyi mitsi hari umuntu ushobora kuba ari kwifubika arahari. kwiyorosa kwifubika kwiyorosa nyine yaba kwifubika umupira w'imbeho cyangwa se no kuba yagiyorosa mu buriri nuko nyine wenda kamera bitari kugera hasi ariko hasi so urabizi ko wambaye ikareso gusa sha harashyushye nayo nta nirinze gushyirayo kamera. Twajyaga tugera muri aya mezi imvura igwa abantu batabona n'ukuntu bajya mu kazi none wajya ngo turi mu mpeshyi nicyo cyerekana nyine ko ibihe byahindutse nyine ntago byoroshye gusa nyine ibihe iyo bihindutse abantu nabo bahindura strategy niko nabyita. Urumva niba imvura ariyo yezaga ibintu turya ikaba rero yarabuze ubwo nyine abahinzi nabo barahindura strategy bashaka ukuntu buhira niko nabyita kubera ko kigaragara cyo hari abantu bari kuvanga imvura ngizagwa mu kwa 12 nabwo ukabona ntizagwa ubwo rero nyine ubwo nibahindura strategy nyine none iyo byanze erega no kutanyurwa. Wabonye umuntu wishwe na kirima ko hanze niba ari muri Canada niba ari iki hari igihugu yagiyemo kujera ubukonje cyangwa ubushyuhe biramunanira bimuviramo gupfa. Bivuze ngo no mu Rwanda buno bushyuhe dufite hari abantu bishobora guhitana warubize bitewe nuko wenda nyine hari igihe ushaka kugiraho ingaruka bukaba bwakwica ibyo birumvikana rwose. Ubu kuryama uri kwiyorosa ntago bibaho ubuse wakiyorosa gute uri kwimaharoniza amakuvurire twarayabitse video ziraje zisohoke bitwaye iki ni iki se babonye batazi ese barashaka kumenya n'ibyawe ibintu bibaho bikanarangira ngewe biranaje gusanga ari ibintu toto nuko wenda mwebwe bigeraho mugasara mukavuga twabonye ishyano irihe se ariko garaka uryo n'umupuri wawe none se umupuri wanjye utandukanye n'uwabandi biratandukanye niyo mpamvu nawe niyo mpamvu ba wambaye none se bibaye bisa ntiwajya ugenda wabunuje. Reka nta birenze ahubwo wenda nuko twega twafashe nk'ibintu birenze bitewe nuko wenda atari bwo buzima turimo ariko ntekereza ko mu Burayi kubona igitsina cy'umuntu nta biba birenze ni mu Burayi ni ibintu bisanzwe nyine niyo mvuga kubera iby'abazungu biterwa n'ahantu abantu bari n'igihe cyangwa se n'umuco wabo ariko ubundi nta biba birenze
ya bite nubundi iyo uri no kubireba ubona ko ari ibintu bizagera n'igihe bikanamenyerwa ku buryo abantu bazajya bumva ko kuba ngo video y'akanyamerika yasohotse nta birenze video y'ubusa bw'umuntu yasohotse nta birenze abantu bakagira bakamenyera kandi si cyerekana ko nta n'ikintu binatwaye wari wumva umuntu wese afite amasiko yo kuyireba ukumva ari gutuka umuntu yego ko ishyano ryacitse muri izo ibintu byakomeye ariko akakubwira ngo nose ngo wanyiyerekeye abashaka kureba ikizi ngo zana ndebe abashaka nyine kwireba maze hari n'abazishyura none impamvu rero nta birenze birimo ya nyiri kubikora iyo yumvishije nta kintu na kimwe bimutwaye setu ubwo nawe yawe tuyitegereze ntabwo muzayibona kubera ko ngewe nakumva hari icyo bintwaye ariko bitagize icyo bintwaye mwayibona ubwo ni ubwo abantu babe hafi hari izo mbafitiye yego Grace amakuru nyine ni meza nyine ni ibyo ngibyo ibindi twese tuba tubisangiye ni ibisanzwe nta kigeragezo waba urimo wenyine na mugenzi wawe akirimo utazi abantu nabonye abantu ni abantu bari kugutega iminsi ati niwe ibeshya ukaza kwiriza kuri kamera ngo urasaba ntibazenguruka ahubwo barebe ko hari aho ntarasaba kuki batari kuzenguruka ngo barebe muzenguruke ku macano yose abaho muzirebe mu biganiro mushobora gusanga ari ahantu nasabye bakaguha bakakwima niwo mushinga wenda hari aho baba baramaye cyangwa bakanyima barakwimenya niwo mushinga ufite aya nta mushinga mfite ariko ngewe njye mvuga ibintu bigaragara ati wandaya we waretse undi mwana bakamuha ariko ubundi reka nkubaze kizo utekereza ko abantu bandika commentaire wababuza kwandika ariko bafite agahinda kandi ikintu cyereka ngiye ngo watumye Theo batamu ngiye nazira commentaire none ndanazikunde buriya batanagira ngo zo kugutuka ndazikunda kubera ko wowe ubwawe niba wifata ugafata telefone yawe kuri megabyte zawe waguze amafaranga wayatunekewe ugafata umwanya ukandika kira gitabo kireshya kurangura gutuka Grace utaza haba utaza uko abayeho arimo n'abakuzi wowe ari kwinjiza amafaranga ye ngeraga mba ndi kwinjiza mwamuzi ngo ndi kuvuga ubusa njye mba ndi kwinjiza iyi ni showbiz abantu binaha ukuntu nababonye bafata showbiz nkaho ari imikino bafata nkaho ari uko umuntu aba yaje kwimurika kuri kamera aho ya showbiz rero ugatuma badahundi mwana oya ntabwo ariko nanjye narakubwiye ngo abafite umutima wo kumuha bazamuha ariko nanone abatawufite ntabwo ari ngombwa kugira gute kubibategekera kubera ko gutanga ntabwo ari itegeko kandi narakubwiye ngo akabando ko mu busaza gacibwa umuntu akiri umusore hakiri kare niba tuzi neza ko Theo bose babireba afite amazu agera mu 10 hari ku Gisozi y'ubucuruzi akodeshwa ayo ni amakuru ngewe nzi mfitiye n'ibihamya kuko hari umugore babyaranye umwe nashatse kuvuga izina byagezeho bajya kuregana mu gihe bagiye kuregana ashaka indezo y'umwana babyaranye bamusaba ko yatanga umuryango umwe muri izo nzu zo ku Gisozi afite kugira ngo iyo nzu ivemo amafaranga atunga uwo mwana barayimuha ariko hashize iminsi bibi by'urwiyerurutso biza kurangira yanzu bongeye barayimunyaga ayo ni amakuru mbanzi none muri izo nzu 10 afite ku Gisozi yarazigurishije ese izo nzu afite ku Gisozi ntago zinjiza amafaranga tuzi neza ko Theo mu bana bose yabyaye mu bana bose afite hanze mu Gasozi abafasha n'imbarwa ako Theo murapfi n'uyu mugore ari gusabira ubufasha ntago babanaga mu nzu amusanze kubera akazi neza ko yarwaye yari afite undi mugore bari kubana mu nzu kuko aho bwije ari ni harara kandi abo yateye inda yarabaretse kandi ndi kukubwira ngo aho bwije ari ni harara aya ariko kizo oya mwagiye nimba Theo ku mugani w'abantu bandika commentaire niba udashaka kumuha nyine ndi kukubwira kizo reka abandi bamwe mwagiye mureka ingaruka z'ibyaha igihe cyagera zikabagaruka utekereza ko uzanywa inzoga wihishe hanyuma ngo ntigutamaze indi unywa inzoga wowe uraza kwigisha abantu ngo kunywa inzoga n'icyaha wowe warangiza ukayinywa wihishe nese Theo yari yigisha n'urugero nese Theo wanywa inzoga aramarira se utekereza ko yaba yarazanywe n'iki nese umugabo yanywa inzoga ararira ubwo uri kugenda kuyafoto bamufotoye yugamye muri botike bamushyira icyuma imbere uvuze botike ndibuka botike yarashinze mu minsi yashize ari amafaranga yahawe n'abantu yagiye hehe botike irahomba ariko ihombye mu gihe kingana iki ko nta n'amezi angahe imaze iriya botike se
neza botike ntabwo ujya ubona umuntu asigara gucuruza ibikarito shagenda Theo Bosebabireba ntabwo wamwishinga ibi bintu uku kuntu ari kuza akarira akaboroga afite ibintu bingana bityo hari akantu yavuzemo ngo muri kiriya kiganiro ze kariya se yavuze ngo utuntu bari kumwe nta kintu turi kumara ngo afite abana 10 ngo abana ngo niba oya ahubwo arakanu yavuzemo ngo ndi umusitari ngo ariko ngo nta bufasha ndi kubona ako kantu ni gute mwiyumvisha mw'abasitari mwe bo mu Rwanda ni gute mwumva ngo kuba muri abasitari bizatuma muza gukama abantu ntago bibaho ubwo busitari bwabamariye iki amafaranga mwakuye mu busitari bwanyu yamaze iki ako garauze kubona umuntu waririmbye indirimbo wamamaye ese reka nkubaza ukamubona ari kwirukanka mane uwo muntu waririmbye indirimbo nagavukira amezi 9 nk'abandi ariko se uzi kubona umugore w'umusitari none bishatse kuvuga ngo abasitari babeho abatari abasitari bapfe izina rigomba kukugaba nicyo bishatse kuvuga ushatse kuvuga ngo Theo Bosebabireba kubera ko yaririmbye indirimbo abantu bakamukunda umugore agomba guhabwa ubufasha akavurwa agakira noneho hanyuma wa muntu uri mu bitaro kibagabaga cyangwa se hashika udafite ubufasha udafite n'iryo zina apfe oya ntago ari ugupfa ahubwo umugore wa Theo navurwe kugira ngo Theo agumane morale aririmbe izindi ndirimbo ibintu nabyumvishije numva ko aricyo bishatse kuvuga kubera ko nagushaka kunyumvisha ngo umuntu aravuze ngo nyine ngo ndi umusitari ngo none ngo umusitari babirya mu biki izina rirakora ahubwo kubura umusitari nibyo bituma byarakwishe bikaza gutuma urya nk'inzi hiye bikaza gutuma ubura amafaranga yo kugira gute yo kuba wakwikura mu kibazo runaka nge nababwiye ijambo rimwe abafite ibibazo bose bazajya baza ku mbuga nkoranyambaga basaba ubufasha ibyo wavuga byose n'ubundi bamusabiye namubonye ku isimbi kino kiganiro akozeyo ejo bundi iki ngiki akozeyo nyine ari kuvuga ngo ndi gushima abantu bamaye gutya na gutya hari hashize ikindi kiganiro hari hashize icyumweru akozeyo ikindi kiganiro kandi icyo kiganiro yarakozeyo atari kuvuga ko nta kibazo umugore we afite none se nimba atari yo content bari bariho noneho muri makeya biba bishatse kuvuga ko Sabe we yateguye akavuga ati uyu niba ubushize waraje uri kuvuga kuri ibi ngo none uvuga ko umugore wawe arembye agiye gupfa baguha amafaranga muri make ushatse kuvuga ko ari Sabe wabiteguye oya ntago ari cyo mvuze ahubwo Sabe yagiye gukora ikiganiro mureba ingingo muri bukoreho cyangwa ushobora no gusanga wenda muri icyo gihe ese ubundi uwo mugore ari gutabariza ari kuvuga ngo ugiye gupfa ngo nibamuhe ubufasha njyewe ubwanjye Theo Bosebabireba nashaka azaza bivuge cyangwa se azaza angira umusazi njyewe hari ahantu merutse kumubona agiye gushyingura yararembye bingana iki ku buryo agira imbaraga zo kujya gushyingura ntabwo umuntu yarangiye gushyingura namubabwira ariko njye naramwiboneye n'amaso yanjye kuko umugore Theo Bosebabireba ndamuzi agiye gushyingura noneho ndi kubahereza n'izindi ngingo ejo bundi hashize icyumweru kimwe hashize iminsi 7 akoze ikiganiro ku isimbi avuga ku bintu bisanzwe none muri iyo minsi 7 ishize umugore ararembye arapfuye ku buryo aza kuvuga ngo ni mu mpereza ubufasha bw'amafaranga angana gutya na gutya kandi si n'ubwa mbere asabye ubufasha ese izo nzu 10 afite ku Gisozi abapangaye bose bashizemo ntago bakimwishyura amafaranga iyo botike ishinzwe ejo bundi irahiye abana bose afite abarihiriramo minerivare ni bangahe kuko nzi neza ko harimo arabemera pe ntajya hakana ko yabyaye ariko ikibazo no kugira gute bura kwemera ko yabyaye ni kimwe noneho no kurera ni ikindi kuba warabyaye nturere nta kintu biba bimaze ubure nk'inzoka nta kintu biba bimaze rwose kubyemera uti nge narabyaye mfite marine hano Nyabugogo mfite marine mu mujyi ibyo ni kimwe no kubivuga uti narabyaye mfite abanyeshuri biga ku biga ibi nibi ni ikindi akoze ko nibutse koko Theo afite umwana wakinaga amafilime uriya mwana yararwaye araremba yigeze amuha n'inusu y'isukari wabimenye ute se wowe wenda bihanyine uriya mugore we turavugana turaziranye yigeze amuha n'inusu y'isukari ahubwo niyo amwohererezaga amavoice note amubwira ngo nzakuvuma ngo ngenda vuma ngo nge Theo Bosebabireba mu mutinye bugiye hari amavoice note ahari yivugira ngo nge hari abantu navumye barapfa ibaza umuntu uvuma abantu bagapfa izo voice note zirahari ariko wenda ngenda vuma ati hari abantu ariko akanabyerura ati hari abantu nge navumye barapfa none ngo kubera abaye umusitari mu Rwanda
ubwo se abasitari bose bazaze basabe se twabona ibyo tubahaye. Ese reka nkubaze abasitari bo batanga iki? bo ibyishimo yararirimbye indirimbo zo twarazibyinnye oya gara ibyishimo se mu buzima nibyo byonyine babikenewe. none iyo wishimye nta kibazo. Uretse ko abasitari bo nta n'abasitari tunafite no mu Rwanda. Theo yabaye umusitari bro. Theo yabaye umusitari. Nabo ba Israel mbonye uvuga. Nibyo bakora byose. Nibyo bakora byose. Babikora mu buryo bw'uko babifitemo izindi nyungu, ntago babikora mu buryo bwo kuba bavuga bati tugiye gukora igikorwa by'ibyonyine Imana izabiduhera umugisha oya. Ahubwo wenda avuga ngo ikizabikwereka nta hantu namwe tuzi Theo atanga se ya Tukora tuzi abakobwa wenda yateye ndada ariko ntaho tuzi yafashije ariko mubiri yarawushimishije ariko nawe uri kumugaruka sha mubiri yarawushimishije uri kubibona ariko umuntu yajyaga amureba yabona ko ari akanatirere akavuga uti uyijoro azaribona bidatinze ariko kumbe abakobwa b'i Kigali yarabamaze uko yageraga mu rusengero abona agakobwa kari imbere kari kuri altari ahita akajyana inyuma. Ahubwo numvise story y'ukuntu yarongoye uriya Rusi uri ababyaranye ndavuganisha nibande hari na Israel mbonye hari n'abagiye nafata no ku ngufu ubu na Israel mbonye wabona hari ese ndubura Rusi yamurongo yujuje imyaka Rusi 18 bura yarayifite tubijyamo ze ntago tubigiyemo ariko ntago nakereza ko yarayifite rwose. Wabara ukareba uriya mwana ni mukuru kandi Rusi nuko agaragara aracyari mutoya ashobora kuba imyaka ntayo yari afite. Oya aho twari tugiye kuzura kaboze kandi ishobora kurangira nabi ahubwo njye ngira ikibazo umuntu iyo ari muri ubwo buzima abatekereza ko igihe kitazagera bukarangira iyo ameze neza nyine oya siko nukumera neza yiri mu busambanyi gutyo usambana nk'uko usambana nk'imbeba nyine abameze neza gutekereza none se nkagira ikibazo ubakakanya Theo ararebye abona ko umugore we ari bwo akeneye impuhwe ze. Nese umugore wigeze mwatekereza umugore wa Theo wigeze umwumva kuri kamera za kuvuga ku bakobwa kuki mudatekereza ko uyu mugore wa Theo ibibazo byose afite cyangwa se n'uburwayi afite atari stress uburwa mugabo yamutezaga nabyo rega birashoboka bigamuviramo kurwara impyikoze cyane. Ahubwo Theo nagende ese ubwo bararebye ashobora ararebye avuga ati ndabashagajaze reka ngende ngira amasaziro ngende nge kuruhira hariya ati kuko ubwo baho bigeze nta nuwanyemera. Ahubwo hari ikintu watekereje ati Sabe ku mugani ko mu cyumweru gishize yakoze ikiganiro akaba agarutse akora ikintu ibiganiro bitandukanye ngo nongere mbivuge akaboko gakomba gahora gahese ntago mushobora kuzabona ibintu mwaho umuntu ngo bimunyure. Uyu munsi rindira sari gushimira abantu bamuhaye ejo azagaruka nejo bundi azagaruka aje gushima kongera gusaba ninda kugase ko umuntu bajya bamuha ninda kuvuga ko umuntu bajya bamuha buriya niba ari ikintu kibaho cyambere kiryoha muri iyi si no kurya amafaranga utatonekewe akose buri hasi buri amafaranga utatonekewe umva unayagura n'ibintu tanatekerezaga harya mwiraye igasanze mu kabari cyangwa harya buri akabari ka fanta bakita ngo iki hari akabari hari kare gasanze nzi bajya kwihishamo tuzajyayo tujyane kamera wenda haza ahantu mujya kwihisha ubu wabona ari kuyasindamo byeri shate wo amafaranga y'icyuzi nimba bari no kuyaguha ukaba uri kuyasindamo byeri mugabo gusetsa ibyuya by'abadiaspora sha oya ariko ku rundi ruhande nge ntago ndi kubuza abantu bo kumufasha niba mufasha no burenganzira bwabo kuko nge sinayabakuye mu mufuka ariko ngewe ntago nshobora kuvuga uti erega nabari kumuvugira ntago bayobewe ko bamuziho amafuti nge rero ngomba kuza mvuga amafuti ye hanyuma ufite ubwo bufasha kabumuha ariko se bundi ubabaye kari ubanda urugi kuki umugore atari uri kuza kwivugira kandi arwaye kandi ndi kukubwira ko abantu mubonye yagiye gushyingura izo mbaraga yabonye zimujyana gushyingura nta n'ubwazi ubona gaze yicare kuri kamera avuga ikibazo afite hanyuma abantu bamufashe ako se undi kumugani Theo yashyize ubabaye ni ubanda urugi cyangwa Sabe Theo afite canu Sabe yafashe kamera akajyana mu bitaro akajya kutwereka umugore none se bundi Sabe ugenda ukajya gukoresha ikiganiro umuntu ufite ubumuga bw'amaguru yombi udafite amaguru yose yananirwa kugenda agakoresha umuntu ikiganiro urwaye bisanzwe
harya ni ryari twabonye umuhanuzi yishyizeho ibipfuko ngo baramugonze. Shamani iyi ni trike, ibyo ni ibisanzwe. Akibaza trike. Hari n'ukuntu ariko garana none reka tuvuge. Hari n'ukuntu umuntu ababona mu kigega byatangiye gupunguka akavuga ati reka ndebe ko ikigega cyakongera kikazamuka. Kandi koko Theo nta kandi kazi k'amaboko yigirira. N'indirimbo ze ntizikiri hit. Ese ko umugani wawe yakegereye ba Israel mbonye. Niba ndi kubwira bakamuhutura katwamaki. Niba ndi kuvuga ngo umuntu w'umugabo ni gute azakarira ngari gusaba ubufasha. Ubundi umuntu w'umugabo nta nubwo bikwiriye kuzangarira ngasaba ubufasha. Abakwiriye kuza gasaba akazi. Ibintu by'amarira tubimenyereye ku bagore nibo bamenyereye kurira. Nta mugabo uzurira ngo ngenda nyeneye ngo gufashwa kugira gute. Azarira ati naho mwaba n'ikiraka cyo guhinga nagikora. Uretse ko twahiye mu hyotori yaririye kuri cano ye. Ngibyo by'ubufasha nge ase ajya gushimira ko cyatashimiye wewe akajya ku isimbi. Ibintu by'isimbi nabyo ndi kubikemanga. Ko byabimeze kose Sabe nawe ukuntu ateye ntago yakora ikintu adafitemo inyungu. None yabatunzwe n'iki? Hari indi business muzagira. Abagomba nyine gukora ikintu ufitemo inyungu. Niba ari amafaranga amwe yinjiye nawe ugomba kugira percentage yiwe. Kubera ko ntago utashaka kumbwira ngo ikiganiro cya Theo ngaragikuramo umushahara umuhemba. Cyangwa amafaranga yatunga umuryango we. Niba yaragize Imana akaza umuntu ufite amarira nyine akaza agapyineka akabona hinjira amafaranga angana gutya na gutya agomba kumuha percentage nyine. Minyoni ngo yakanza akanyenyeri, Anita Penda kanda akanyenyeri, Scovia yatanze uvugizi yavuze, n'abakendisi nabo bavuze, nawe wavuze n'ubwo gusenya uri gupfura. Ntabwo ndi gusenya ariko ntabwo ndi gusenya kuko namugira inama ninasaba ibiraka abahanzi bafite iki bafite ibitaramo. Nasabe ibiraka mu nsengero agenda ajya kushimisha abo yashimishaga, nasaba ubufasha ADPR ariko kuza ku mbuga nkoranyambaga se. Rega no mutubari yaririmba. Erega ikibazo rero cyo kuza ku mbuga nkoranyambaga rero kizo reka ngikubwire. Umuntu araza ku mbuga nkoranyambaga ngo papa yarandongoye. Musaza wanjye yarandongoye. Nabaye indaya none uburaya naraburetse ni mumfashe. Ikibazo cyo ku mbuga nkoranyambaga uyoberwa ikintu kiruri cyanyacyo n'ikitari cyanyacyo. Uburi ibyo ufata n'ibyo reka. Niyo mpamvu rero kubona umuntu w'umugabo yaje kurira kuri social media nta kintu kimwe bivuze. Ariko abantu twibagirwa vuba twanamuha. Ariko nase umundi kumuha nta kintu bitwaye. Arega nawe ejo waza. Nkuko wavuze ko hari aho wagiye ugasabiriza. Njye ntago nasaba muri buriya buryo. Wasabye mu buhe ariko? Ase baraguhaye. Njye ntago nasaba muri buriya buryo. Gara wowe wasabye mu buhe buryo? Njyewe nza nkwerura se. Nawe wararigonze. Rero ahubwo mfite ukuntu nabivugamo nawe uri kunyumva nagate mva icyo ashatse kuvuga. Oya nyine ujya gusaba wasabye gute? Mbabarira winjyana. Tangira usaba abantu imbabazi nimba hari nabaguhaye we nabaguha barakwanga kavuna umuheto. Nago banyanga. Yego ni umuntu afata megabyte zo yaguze amafaranga yiwe akajya kwandika ko barakwanga comment ijana. Yakunze ikiganiro. Comment ijana zaze baganga mugore we rendera urebe. Ni banyanka ubundi se bankora hiki ko nta kintu bankora. Baraje naha bakunyandikirire we. Nta kintu bantwara kizo. Ngaho rero ibya Theo wambwiye kanyweri gasanze uretse nanjye ndajyayo. Si gasanze hano hirya. None bajye bazinywera ku mugaragaro. Nubundi ni gute muhisha indaye zanyu? Bajye munywera ku mugaragaro. Nubundi kunywa inzoga ni icyaha he? Ako byo iyo witegereje kira kiganiro cya Theo. Ajyangari yanyweza ya kiwingu yamugezemo arangira aravuga ati reka njya kurira. Ubone jesho ritukuye bitandukanye nuko cyane kamera zitandukanye simbiza ariko akasha mwagiye mwubaha igitsina gabo. Umugabo yakora ibishoboka byose abana bibakarya. Hari gafite abana benshi. Never. Hari ikintu kibyihisha inyuma ntago umugabo ari umuntu wo kopfa koza ngo garekorera. Arezwa se ni. Aririra umugore we. Wari wabona umugabo amasasa avuga karira. Umugore wa cyangwa nawe ajya gufata imbunda karasi. Akura umugore aramukunda. Ndi kukubwira wari wabona umugabo amasasa avuga karira cyangwa nawe ajya gufata imbunda karasi. Ngavuga yari kurasa gute yari kurasa nakundi nukuza akavuga uti mwongere mu nkunde munkoresha ibitaramo mfite ikibazo iki niki gikomeye kandi gikeneye amafaranga mutubari nge ndahari nimushaka mujya mu 5,000 nishaka nze ndirimbire no mu isoko. Uyu uramujyanama regaza agaciro kamarira uramujyanama we aza agaciro. Abagore bavuye hagiye no mu bagabo nabagiye kuzajya bariza.
ngo kigara abagore bavuyemo yabonye ibyo twaramaze kubica amazi agiye kuriza abagabo nakubwira iki kuvuga ko Sabe ari bivuze uvuze mvuze niho byivugiye abwo abantu bazi ubwenge nawe hari ikindi ushaka kuvuga se cyangwa dusoze nshaka kurenza twisoreze